Dutangiranye n'umusore ukiri muto hano yari afite umugozi yawuziritse ku kagare k'akana. Kumbe barakwereka hano hari undi mukobwa wari uri kuri telefone yaciriye isiri wa musore. Umusore ahita atangira gukurura akana kerekeza mu muhanda. Mukurikire barakwereka ku ruhande haturutseho moto izisatiraho akana kari kujya mu muhanda. Akana karangije karavuga ati ndabinginze anko mumfashe rwose munkure mu muhanda. Hirya aho hari imbwa iza yirukanka bisa nkaho iza ako kana. Yabonye ibintu bari gukora ibona yuko atari ibyo, iza yirukanka ngo irebe ko hari icyo yafasha akana. Imbwa yahise ijya ku mugozi bari baziritseho akana irangije irawuca. Kakana gahita gasubira inyuma. Ubwo n'umumotari abaciyeho. Umumotari yarikanze. Ubwo barakwereka wa mukobwa uri hano ndetse n'umusore barababaye kubera ko imbwa itabaye akana. Bigaragara ko bashakaga kukica kugira ngo baze kugaragaza yuko ari impanuka yabaye. Barakwereka akana ubwo kuri uwo munsi imbwa yaragatabaye. Niyo mpamvu rwose imbwa ari inyamaswa nziza buriya buri muntu wese yatunga iwe mu rugo. Akana kahise gashimira imbwa ati ndagushimiye rwose mushuti uranabaye pe. Kumva bari aho ngaho bo barababaye ntabwo byigeze bibashimisha. Akana kasigaranye n'imbwa yaka aho ngaho. Barakwereka ubwakurikiyeho hano hari undi mugore ufite ubwoba. Numbaze ngategereje iki? Wa musore ejo wari ugiye kwica akana yaraje arangije aramubwira ati ariko se isaha twari twavuganiyeho ko wakerewe, dore amafaranga wantumye ndayazanye, nizere ko ibyo twavuganye uri buze kubikora neza. Sinzi ibintu yabwiye uyu mukecuru kuba yakora. Ati amafaranga yose ngaya ndayaguhaye, nugira ikindi ukenera uzampamagare kuri telefone nzaba ndiho, kandi ucunge ko hatagira umuntu n'umwe umenya ibyo wakoze. Sinzi ibyo uyu musore ari gupanga. Mu kanya gashize twabonye apanga kwica akana nikapfa, none ubu ngubu tubonye ari kwishyura umukecuru agenda akora akazi yamuhaye kandi agakore neza, ndetse amuha amafaranga menshi cyane. Kubera umukecuru yabitse amafaranga aragenda. Wa mukobwa ndetse na wa musore bashakaga kwica akana baje hano bari kwitana bashiri bavuga ati rwose hangane nubwo ibyo twapanze bitaciyemo, ariko kiriya cyana rwose turaza kukikiza. Kumva umwana bavuga kwikiza, dore ngo yari hano ari kuvuga ati ariko se mana yanjye nibiki biri kuba muri iyi minsi ko papa atagitaha kuki akazi kamuheranye koko. Bigaragara ko aka kana kari mu rugo rumwe n'aba babiri kandi kari kuvuga ko muri uru rugo harimo papa wako. Bivuze ngo uyu musore ntabwo ari uwo muri uru rugo aba yaje guca umugabo wo muri uru rugo inyuma. Umusore yakomeje abwira umukobwa uri hano ati humura rwose ibintu byose nabishize ku murongo, wa mukecuru namwishyuye, ubu ngubu ibintu byose ari buze kubikora neza, umugabo wawe ntabwo ari butahe. Yumvira imipangu rwose abo bantu bafite. Aba bantu bombi babiri nta keza kabo habe na gato. Umusore ari gukomeza abwira umukobwa uri hano ngo yishyuye umusekreteri w'umugabo we ari buze kubasoreza akazi rwose ntibagire ikibazo. Umukobwa uri hano araje aravuga ati rwose nkunda uburyo uri umunyamurava, ibintu byawe byose kabisa biba biri ku murongo, nkunda uburyo utuntu twadukoramo pe. Ati sindi kwiyumvisha isi yanjye nawe turi muri iyi nzu ndetse dukontorora ibintu byose twenyine. Umusore aranje aravuga ati wejye utuzi ibintu byose rega njye mba mbifite, ngenda kwizeza ko rwose nta kintu na kimwe uzamburana kireka icyo utashatse pe. Ubundi noneho reka ibi ngibi byose bive mu nzira mwereke ukuntu nkuhakeye. Ubu ngubu barega nuko umwanya uba wabaye muto, mba ninya kuri mugabo wawe yaza hansanga. Umukobwa aranje aramubwira ati wanarekeraho kuvuga kiriya kigabo nta nubwo nyikunda. Ngo barakwereka batangiye gusomana. Ikigaragara cyo uyu mugore ari guca inyuma umugabo we. Barakwereka mu kindi cyumba akana kari karimo gusenga. Ati mana ndakwinginze ujye urinda papa wanjye ku kazi ahari, ndetse nanjye usigarane nanjye hano mu rugo. Ati mu by'ukuri ufashe papa aba yarangiza akazi katahe hano mu rugo ndamukumbuye, ndakwinginze mana kandi usubize ibyifuzo byanjye. Babyeyi mudukurikiye ubu wasanga mutajya mutoza abana banyu gusenga, mujye mubatoza gusenga rwose ni ikintu cyiza cyane. Akana kasoje gusenga karangije gafata telefone gahamagara sekreteri wa papa wako ku kazi ngo nibura karebe ko yagahise bakavugana. Kumbe sekreteri wa se ni wa undi bahaye amafaranga, sinzi ikintu bamutumye gukora ngabe yakorera umugabo w'ura mugore se wakakana. Ubwo umugore uri hano nawe yarakitabye ngo mwana wanjye bimeze bitese kumamagaye. Akana karangije karavuga ati mama mu by'ukuri papa ndamukumbuye, se washaka ukuntu muma. Umugore uri hano araje aravuga ati mu by'ukuri rero papa warahuze cyane, ariko uyu munsi ari buze gutaha rwose ntugire ikibazo muri buze kuvugana, kandi wibuke ko uyu mugore bamwishyuriye kuba yagirira nabi se wakakana, none akakana ko kari kumwita mama wako. Ubwo akana karakomeje kamubwira ati ndakwinginze rwose urabizi ko ari we nizeye, papa wanjye ujye umwitaho dore ko mama atagihari, ni we mama nsigaranye. Bigaragara ko uyu musekreteri afitanye umubano ukomeye n'aka kana, ariko nanone wibuke ko bamutumye kwica se w'aka kana. Akana kasigaye kavuga ati se kuko ubu ngubu nzagera kuri papa gute kadashaka gutaha. Barakwereka wa musekreteri yaje hano gusa afite ubwoba, sinzi ngo bamutumye gukora ibiki.
umusekereteri yari yicaye atekereza, arangije akurayo akantu karimo uburozi ahita ashyira mu gakofi yari agiye guha uyu mugabo se wa kakana. Kandi wibuke ko akana dusize kari kwita uyu mugore ngo ni mama wabo. Nawe urebe kuba umwana kwita mama we warangiza rwose ukajya kumwicira se, kandi akana karangije kumubwira ko kamukumbuye. Gusa umugore nubwo abikoze hano umutima uri kumurya, yakomeje yibuka amagambo akana kamubwiye ati rwose undindire papa, kandi urabizi ko ari we mama nsigaranye. Bigaragara ko uyu mukobwa uri hano nawe ari mukase wa karakana atigeze akabyara, kuko akana kabwira umusekereteri ko ari uriya kasigaranye igihe mama wako yapfaga. Barakwereka basigaye hano mu rugo bari bacanye esanse banazemo umuriro bagiye gutwika kano kana mu rugo, kuko umugabo we yari yatinze gutakaza kamubanye kenshi. Umusore uri hano arangije abwira akana ati wakana we na siko ushaje rwose ibyanyu ni ahangaha birangiriye. Umugore uri hano nawe arangije avuga ati rwose icyo cyana wikivugisha amagambo menshi hato bitazanagukurikirana. Ubwo umusore uri hano yahise ajugunya umwana, kumbe mu kujugunya barakwereka se w'umwana ntago yapfuye, yahise atabara hakuno ndetse azanye na polisi. Arangije abwira polisi ati rwose ngabariye hari hejuru bafata. Ubwo barikanze kuko bari bazi ko umugabo bamutumirijeho ngo bamwice. Umugabo uri hano arangije aravuga ati muri abo bose yaba uwo mugore wanjye ntihagire n'umwe ugucika. Kumbe barakwereka ku kazi uko byagenze. Umugore ibyo akana kamubwiye byakomeje kumurya. Abonye umugabo agiye kunywa icyayi yaramuha, arangije aramubwira ati rwose icyo cyayi nakwinginze wikinywa. Umugabo arangije aramubaza ati se kubera iki nakinywa? Ati mu by'ukuri ndakwinginze mbabarira, ariko bari banumye kukuroga pe, kandi urabizi ko nari umuntu mubi. Umwana wawe yakomeje amvugisha, none nakomeje nicuza nibaza ibyo nari ngiye gukora niba bikwiye. Ati umugore wawe ndetse n'umusore bakunze kuba bari kumwe nibo banumye kukwica bamu amafaranga menshi, ndakwinginze umbabarire rwose. Ngo umugabo byanamurenze ibintu bari kumubwira hano. Umugore nawe arakomeza aramuririra aramutakambira ati ndakwinginze mbabarira. Umugore arangije aramubwira ati rwose tuza ntugire ikibazo. Ati se none umwana wanjye ameze neza? Umugore arangije aravuga ati rwose ngicyo banumye kukwica, ariko ndahamya neza ko n'umwana wawe adatekanye, kuko ubwo niba bari gupanga kukwica umwana wawe ntago ari we basiga, kandi urabizi ko uriya mukobwa n'ubundi ni mukase nta kintu yamumarira, kandi nasize ari mu rugo rwawe we n'akandi gasore. Ati ndakwinginze rwose umbabarire kuba ibyo bintu narabikubwiye na mbere hose, nakubereye umuntu mubi pe. Ati kandi umugore wawe nawe ndamwinginze ahari hose ambabarire, ntago ari njye wakabaye uri gukora ibi bintu. Umugabo arangije avuga ati umwana wanjye se ushatse kuvuga ko bagiye kumugira nabi? Ubwo umugabo bakimubwira iby'umwana we nibwo yahise ahaguruka vuba aba aratashye, none ahise ashyikayo bataramwica baratabaye. Ubwo ibyo byose nibyo yabatekerezaga. Umukobwa arangije aravuga ati ariko se nkawe amafaranga naguhaye rwose ngo bikemure yakumariye iki ko nta kintu na kimwe wigeze ukora? Umusore ni hano nawe arangije amubwira ati rwose ceceka, ntabwo turi mu bibazo nk'ibi ngo nawe ukomeze unura amagambo nk'ayo. Ati byabaye n'ubundi ntacyo duhindura. Umugabo yahise avuga ati rwose abo ngabo mu batwari ibyabo birangirire muri gereza. Akana karangije karavuga ati papa mu by'ukuri narindi kugusengera, kandi nari nkukumbuye rwose, nari maze igihe nakubona. Umugabo nawe arangije aravuga ati mwana wanjye rwose ndakwinginze umbabarire, akazi kaba kameranye nkabura ukuntu mwitaho pe, gusa ndakubwiza ukuri ko ibi ngibi ntabwo bizongera kuba na rimwe. Iminsi yose tugiye kuba turi kumwe, kandi umbabarire kuba narakubereye umupapa mwiza. Guhera aka kanya ngiye kujya nkubera umupapa mwiza pe. Ubwo ngubwo naho inkuru yacu irangiriye. Umusaza yatabaye akana ke ndetse n'abari bari gupanga kubica bombi barabafunga. Reka ngushimire kuba wadukurikiye, mwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, kandi ntuve kuri iyi channel kugira ngo izindi nkuru zikurikira mu kanya zize kukugiriraho ku gihe. Turabakunda cyane, bye bye.